Ese kugona ubivugaho iki? Kugona waba ubizi? Ese bituruka kuki? Ni izihe mpamvu? Ni iki wakora kugira ngo ubyirinde? Reka dukurikirane ikiganiro kuri Shata mu kazi, mwese musobanukirwe kugira ngo mumenye ingaruka z'imibiri yacu n'uko twabyirinda. Oh yes! Turabishimiye kandi turabakunda. Ni Shata mu kazi, kora comment, subscribe, like kandi ukomeze unezerwe n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Ese waba uzi impamvu kugona bibaho n'ingaruka bishobora gutera? Kugona ni ikibazo rusange gikunda kugaragara ku bantu benshi, nubwo gikunze kwibanda cyane ku bagabo n'abantu babyibushye cyane. Kugona bigenda byiyongera uko umuntu asaza. Nubwo kugona ari ikibazo kibangamira muri rusange uburyo ubasha gusinzira neza no kuruhuka, kikaba gishobora no kubangamira abo muryamana. Niba ugona rimwe na rimwe ntago ari ikibazo gikomeye ku buzima. Ariko kandi niba buri uhora ugona kenshi, uretse kukubuza gusinzira neza, binabangamira abo muryamanye. Rimwe na rimwe hari igihe hashobora kwitabazwa abaganga mu gukemura icyo kibazo. Kugona biterwa n'iki? Kugona bibaho iyo umwuka usanzwe wacaga neza mu mazuru no mu kanwa ufunze ukabura aho uca. Oh yes, reka dukomeze tubagezeho izi ngaruka kugira ngo buri wese akomeze kuba yamenya uko ateye n'uko yakwirinda. Bumwe mu bishobora gutera umwuka gufungwa ukabura aho unyura. Gufungana mu myanya y'ubuhumekero. Abantu bamwe na bamwe bakunze kugona mu gihe bafunganye mu mazuru cyangwa barwaye sinezite. Hari igihe ushobora kuvuka utwenge tw'amazuru dufite ikibazo, bikaba byatera kuba udafunguye bihagije ku buryo umwuka ucamo byoroheje. Kimwe n'uko ushobora kugira ibindi bituma utwenge tw'amazuru twifunga. Nasal polyps. Imyanya cyangwa ingiramubiri tissues nyinshi mu nkanka. Ibi ushobora kubivukana cyangwa se ukaba ubyibushye birengeje urugero, bituma izi ngiramubiri ziba ari nini kurusha ibisanzwe. Akamironko karekare. Aka ni ka kantu kaba aho akanwa gaherera, kakaba gatandukanya inzira y'ubuhumekero no mu muhogo. Iyo aha hantu hakoranaho cyane, bishobora gufunga inzira y'ubuhumekero, bikaba byatera kugona. Yes. Oh yes. Reka nkomeze mbagezaho. Kutikanya neza kw'imikaya no mu muhogo no ku rurimi. Imikaya y'ururimi no mu muhogo ishobora kuba irekuye cyane, bikaba byayitera gufunga mu nzira y'ubuhumekero. Ibi kandi bishobora guterwa no gusinzira cyane, kuba wanyweye inzoga cyane
kuba banywa inzoga cyangwa se gukoresha imiti itera gusinzira cyane. Uko usaza niko kugona bigenda byiyongera. Ahanini biterwa n'uko iyi mikaya iba irekuye cyane, relaxed. Ni zihe ngaruka mbi kugona ku buzima? Reka dukurikire ingaruka mbi kurusha izindi ku bantu bakunda kugona. Ku bantu bakunze kugona buri gihe, bashobora kugira ibibazo bikomeye ku buzima, harimo guhagarika guhumeka mu gihe usinziriye. Guhagarika guhumeka mu gihe usinziriye bitera ikibazo gikomeye, harimo icya mbere, kubyuka kenshi mu gihe usinziriye. Ibi nubwo hari igihe utabyuka, ariko ni hahandi ubyuka umunaniro cyangwa se umutwe ukurya. Biba byatewe no gusinzira ukanguka cyane kubera kubura umwuka. Icya kabiri, kudahumeka uko bikwiye. Hari igihe guhumeka bihagarara neza hagati y'amasegonda make kugeza ku munota. Imyanya y'ubuhumekero ishobora kwifunga igice cyangwa ikifunga yose. Right. Icya gatatu, umutima utangira gukora nabi. Kumara igihe kinini ugenda ubura umwuka, akenshi bitera amaraso kugendera ku muvuduko uri hejuru cyane. Bikaba byatera umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse no kubyimbigana ku mutima. Abantu bagona cyane baba bafite ibyago byo kwibasirwa n'umutima ugahagarara, heart attacks, ndetse na stroke. Oh yes. Icya kane, kudasinzira neza, kugenda usinzira ukanguka bituma udasinzira neza ngo ugezeyo, ariyo bita deep sleep. Yes. Kurikirana Shata mu kazi tubashe gukomeza kugendana. Kutaryama neza rero mu ijoro mu gihe usinzira nabi bigira ingaruka ku kazi kawe ukora buri munsi, kuko usibye kugutera gukora nabi, bishobora no gutuma wirirwana umunabi. Mu gihe ufite ibibazo byo kugona cyane ukabona biba kenshi, ni ngombwa kwitabaza umuganga akaba yagufasha. Komeza utugezeho ibitekerezo, komeza ukore share, like, comment, maze utubwire ibyo wifuza ko twakuganiriza. Ni Shata mu kazi mukomeje gukurikirana. Yes, turabakunda kandi turabishimiye. Right.